tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cya kabiri cyo muri iki cyumweru. Umusaza Aloyize Rukebesha amaze kutuganirira ku bijyanye n'amarenga. Amarenga akaba ari ibintu nk'uko abidusobanuriye abantu aba n'aba baba bahuriyeho, wakora iki ngiki cyangwa wavuga iki ngiki, uwo mubihuriyeho akumva icyo ushaka kuvuga. Ubwo rero ibyo by'amarenga ntabwo biri mu bantu gusa, abantu barabikoresha, bakabikoresha nabo babana, ariko bakabikoresha n'ibyo babana nabyo. Ahangaha turagira ngo tujyanishe ibi Rukebesha Aloyize atubwiye by'amarenga, ko amarenga arahuza abantu aba n'aba bahuriye ku kintu iki n'iki. Muri abo nabo abakora umurimo uyu n'uyu bakaba nabo baba bafite imvugo yabo cyangwa amarenga yabo bavuga, abadakora uwo murimo bakaba batasobanukira icyo bashaka kuvuga. Yaduha urugero ati nk'abacuzi bafite amagambo yabo y'abacuzi bashobora kuvuga abatari abacuzi ntibabyumve. Ahangaha rero nagira ngo turebere hamwe, iki kiganiro twakise tujijurane, tujye twibukiranya ku bintu bimwe na bimwe. Mu ngo z'abanyarwanda, aborozi, abahinzi n'abandi, hari amatungo amwe n'amwe babana nayo. Amatungo babana nayo borora nayo burya baba bafite uko bavugana nayo. Aha turafata ingero nkeya, dufate nk'uworora inkoko. Uworora inkoko iyo agiye kuziha nk'ibigori afite uko azihamagara. Yahamagara muri iryo jwi hakitaba inkoko, ntihitaba ihene, ntihitaba imbwa. Ufite imbwa afite ukuntu ayihamagara, ikumva ko ariyo ihamagawe, ntihaze ihene. Ihene niba igiye kona ufite ukuntu uyibwira, ikumva ko ariyo ukabukiye, ntihagende inka. Inka nazo ni uko, nazo zifite uko abazorora bavugana nazo. Nk'iyo winikije inka, nk'uko bene Imana betubwiye, inka igira izina ryayo. Iyo winikije ukayihamagara mu izina ryayo iravumera, ntabwo havumera indi itari iyo ngiyo winikije. Inka rero nazo burya zifite uko zivugana n'abazorora. Zivugana n'abazorora zikurikije ibimenyetso bimwe na bimwe, cyangwa zikurikije amajwi amwe n'amwe. Muri ibyo ngibyo navuga nko kuvugiriza, uko bavugiriza. Hari ibikobwakobwa. Mu bikobwakobwa hari ukuntu inka wazimenyereje uvuze igikobwakobwa iki n'iki, inka zikamenya icyo ushaka kuvuga. Ntabwo ndi bubive inyuma, byose ndagenda ntanga bimwe na bimwe. Hari igikobwakobwa uvuza ushaka gusetura inka. Iyo ndimo kuvuga gusetura inka, inka ziba zaraye mu rugo, mu gitondo bakazicanira mu nama, hanyuma gusetura ni ukuzivanaho mu nama uzijyana mu rwuri. Hari igikobwakobwa kivuzwa ukajya kubona ukabona niyo yari iryamye irabyutse zigannye mu rwuri. Hari igikobwakobwa kivuzwa nk'inka ziri mu rwuri, zarishije, zirahaze, zirabyagiye nko mu masaa sita, mu masaa saba mbere y'uko zishoka, zisa naho ziruhuka, ukabona zirahagaze ahantu hamwe. Aho ziba zihagaze hamwe, muri uko ziba zihagaze hamwe ndetse na zimwe ziryamye, bavuga ko zibyagiye. Kuzikura aho ngaho kugira ngo zongere zirishe babyita kubyagurura. Muri uko kubyagurura hari ukuntu umushumba avuza igikobwakobwa akamira, inka zikabyaguruka, zikabyuka, zari ziryamye zikabyuka, zigatangira zigakomeza zikarisha. Iyo ugiye gushora, niba inka zari ziri mu rwuri amashoka ageze, cyangwa wumvishe umushumba bamushoje, hari igikobwakobwa avuza, inka ukajya kubona ukabona zigiye ku murongo zigana amabuga. Niyo zikutse kwibuga naho zijya mu nama,
baba bazicaniye, izitajya ku migezi zinywera ku mariba, baba bahanaguye ibibumbiro, kubera ko ibibumbiro bitewe n'ishyo uko ringana inka zitagiraho icyarimwe bakazicamo amasibo, buri sibini zikanywa, noneho izanyweye mbere zitegereje ko izanyoye nyuma nazo zikuka, ziba zibyagiye mu nama bazicaniye hari umuriro wirukana imibu. Kuzikura aho ngaho nanone ujyana mu rwuri kugira ngo zijye kurisha, ho ntabwo babyita gusetura, bavuga ko ari ukubyagurura zikajya gukomeza kurisha. Hari ikindi gikobwakobwa, ibyo mvuga igikobwakobwa hari ukuvugiriza bisanzwe, ariko igikobwakobwa kenshi ni ukuntu bavugiriza, ni imvugirizo y'abashumba. Igikobwakobwa kivuzwa iyo inka igihe cyo gutaha kigeze, wakivuza izarishaga ukajya kubona zifashe inzira zigannye mu rugo. Inka zenda gutaha rero, hari igihe umushumba yabaga zivugiriza umwirongi cyangwa ziririmbira cyangwa avugiriza nguko, hanyuma akaza gucisha igihe cyaba kigeze agacishamo igikobwakobwa, inka zikamenya ko zigomba gutaha. Hari igikobwakobwa kivuzwa nk'iyo ugiye kubangurira. Iyo ugiye kubangurira ishashi ukayishyira imfizi, hari igikobwa kivuzwa. Iyo umushumba akivugije, niba n'imfizi yarishaga, ubona yeguye umutwe ikarangaguza, ikamenya yuko ari yibwirwa. Icyo gihe yaba ari ishashi cyangwa indi nka bazanye, ukabona iyo mfizi irayisanze igihe kuyicugita. Icyo gikobwakobwa gitandukanye n'icyo gusetura, gitandukanye n'icyo kubyagurura, gitandukanye n'icyo gucyura. Hari n'igikobwakobwa kivuzwa iyo ishyura iniri ryegeranye n'iri, bashaka ko imfizi zabo, ibyo abana barabikoraga, abashumba barabikora, bashaka guteranya imfizi. Icyo gikobwakobwa urakivuza, imfizi runaka ukajya kumva irivuze, iyi ngiyi nayo kumva irivuze, wajya kubona uvugira icyo gikobwakobwa ukabona zirashyamiranye, zaba zegeranye zikaba zirasekuranye. Imfizi iyo yivuze rimwe bavuga ko ari ibango. Inka isanzwe imbyeyi yo irabira, imfizi yo irivuga. Muri uko kwivuga rero iyo yivuze bavuga ko ari ibango. Yakwivuga inshuro nyinshi bakavuga ko yivuze amabango aya nayo. Nibwo abantu babuze batitonde mugoyi, niba ari intinyi yazanye tumujyane mu bacuzi bamucurireho amakara azakunda akanguke. Nyamukobwa arababaza ati iyo ntinyi ntigeze nintamenya yanzanye gushaka akagasore kikuraga mu isoni. Icyo napfuye na mugoyi waruguyaguya, warugumirwa ku buriri rwanzeye ingorore. Agira inka munane zaboze cyohera zibura gishokera. Tireka wa mukobwa we wimenyera izikenye ziba ziruta izinyazwe. Ushatse ko twubaka utuze dutura n'utetanze mu manyamanku watewe n'abazimu. Mu marenga ngiro ku bijyanye n'ibyo by'ubworozi, hari ukuntu uhagarara imbere y'inka yabimenyereye, waca inoni inka ikazi gusanga, kuko iba yamenyereye ko iyo uhagaze ugakora gutyo ibizi ko ugiye kuyishitura. Gushitura ni ukuyikura inziha cyangwa ibirondwe. Iyo ukoze gutyo iraza igusanga ukayishitura. Waba ufashe inkuyu uhagaze imbere yayo, inkuyu ni ibyatsi byabugenewe bakoreshaga kugira ngo bahanagure inka. Iyo uyihagaze imbere ukayizunguza, iraza igusanga. Ubwo ubuyiciriye, navuga ko nayo ubuyiciriye amarenga, kuko icyo kintu muba mucyumvikanyeho.
handi marenga nyine yabajyanye n'ibyo ngibyo. Umushumba ushobora kumuhamagara bisanzwe, ariko iyo yaragiye umubwira ngo ashore, byo bita gushoza, hari ukuntu umushoza afite ukuntu amuhamagara, umushumba yabyumva akamenya ko barimo kumushoza, agashora inka. Gushora inka no kuzijyana kwibuga kugira ngo zizinywe. Guhamagara umushumba rero umubwira ngo ashore, nabyo bifite uko bahamagara, ntabwo ari uguhamagara uko gusanzwe. Iyo ni imvugo nayo abashumba n'abashotsi bumvikanaho, niryo renga ryabo, bitewe n'icyo tungo warimenyereje. Niba uvuze ngo aca, haraza imbwa, ntabwo hari buze ihene, ntabwo hari buze inkoko. Niba uvuze uti kuru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 
cyangwa ugiye kuzigaburira. Niba uzi uti pusi haraza injangwe, ntabwo hari buzi imbwa, ntihari buzi ihene. Niba uzi uti uri uruhande rw'inka uyagaza, inka irahagarara imenya ko ariyo urimo kubwira, igahagarara ukayagaza, n'ibindi bitewe n'icyo iryo tungo warimenyereje niryo rigusubiza uko rihamagaye. Rero bakunzi ba radio Umurage, ikiganiro cyacu tugihagarikiye ahangaha. Ibitekerezo byanyu turabitegereje ku magambo nk'aya ngaya, ku bintu nk'ibi ngibi. Ntabwo umuntu aba yabivuze byose, hari ibyo aba ashobora kuba yibagiwe cyangwa nawe ashobora kuba atazi. Byaba byiza mugiye mutwunganira namwe mukatwoherereza ibiganiro cyangwa nkanga mukavuga muti byagenze gutya na gutya. Byaba byiza, byajya bidufasha tukagenda twungurana amagambo, twungurana ibitekerezo. Icyo ni kimwe mu nshingano za radio Umurage. Turabashimiye, muhorane Imana y'u Rwanda. Mwari kumwe na Damase Birekeraho. Yombajwe n'uwavuze ko ari intinyi ntazanye, ko ari intinyi nazanya, nteye intimba ku mutima. Aka gacira ntesheje akankura mu basore ngo zatahe busumba akazi, nta mugabo nigeze. Niba ubwo busu ukazajyana imbabazi zirashize. Nubwo bukwano bwe bwarwaye nyamukuka, ntabwo ari byo bitare nk'ibyo zatacaniye. Nzigere Bumbogo kwa bene marume, kwa Ngenzi y'amacumu, kwa Cyuma cy'umuhama, mbe wa gahungu we. Iyo bavuga ryahama bavuga ryahama, bageza mu gicuko bagacuza ibihubi nk'ingoma zibambuye. Mugoyi yanze kwa muhiga ati mfite gitare nzayitanga nje kuyikundi mukobwa uzi gukora mu bikombe byandaba. Umukobwa aramubaza ati rero mugoyi kunyonona nkiri muto, ubu nyanza utiretse uzashaka hehe kuba ibyawe byamenwe? Niba ari ubugome cyangwa se ubugoryi, usanze ntakumezeho ntiwagombye kwikoza mu cyebo k'amahore wahamuko wahoze. Utihaye abaguseka ngo ugayisha abasore. Ngaya amagorane y'umukobwa nyiragore washatse mugo, yasanga hari ikigoryi. Radio Umurage. Iyi ni Radio Umurage. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Ni radio y'abumva ikinyarwanda, abakunda ikinyarwanda n'izindi ndimi zose zifitanye nacyo isano. Radio Umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radio Umurage
yumvikana buri cyumweru guhera ku wa 4 ku rubuga rwa murandasi www.umurage wacu.com.